yewe sinzayoboka ibigirwamana, sinzayoboka izindi mana. Kugira ngo rero ntazatinda kandi atari tuza kuganiraho, ukomeze usome iyo nkuru. Ise kubera ko yari yarayobotse ibigirwamana, yari yarafatanye, yaragiranye amasezerano n'abami b'abanyamahanga. Ngo Hezekiya we aravuga ngo sinzigera nyoboka abanyamahanga. Mwibuka umwami witwaga Senakeribu, wari uyo mwami w'Abashuri ndetse na Siriya. Uyu Senakeribu yigeze gutuma kuwitwaga, muramwibuka, wa wundi twavuze witwa Hezekiya, aramubwira ngo ngewe nta mana n'imwe y'abanyamahanga yigeze ibasha amaboko yanjye, ndi umunyembaraga, nta wabasha kunshobora, nta n'imana n'imwe. Ngo ndetse atuma ku baturage b'i Yerusalemu, ngo akajya atuma umugaragu we ngo ugende uhamagare abaturage b'i Yerusalemu, ngo babwire ngo Hezekiya arabashuka, nzabarimburana no mu rugo wanyu, nimusohoke mu mwihorere, nzabica. Kandi arangira avuga ngo ntimumukoreho, ahubwo muzenguruke umurwa, bazicwa n'inzara ubwabo bazisohora. Hezekiya yarabizi ko nta mbaraga afite, ngo uretse kwiringira Uwiteka Imana, ngo yambara ibigunira, ngo ajya mu rusengero, ngo abwira Uwiteka ati ngewe ntuntabare, ndabizi neza, atariko niwumva amagambo ya Senakeribu, wumviriza uburyo akugereranya n'izindi mana. Ngo Imana ituma Yesaya iramubwira ngo ugende ubwire Hezekiya ngo numvise amagambo ya Senakeribu, numvise amagambo yande ya Senakeribu. Ati Senakeribu ntabwo urupfu rusanzwe, uzamenye ko ntari Uwiteka. Senakeribu aziyicirwa n'abana be. Senakeribu nzamusuzuguza, amenye ko ngewe Uwiteka ntagereranywa n'izindi mana. Bibiliya tubwira mu Bami ibice 20 ngo uyu mwami Senakeribu yakubiswe n'umumarayika umwe, ngo marayika umwe yaramanutse ngo akubita ingabo ze 185 bapfira ijoro rimwe. Amen. Bapfira iki? Uwiteka ashyirwa hejuru. Aho naganaga hari abantu bavukira mu maraso mabi kurenza yawe. Niba ari kutekereza, hari abantu batuwe ibigirwamana bakivuka, hari abantu bakuze barya intonurano ibyaterekerejwe, kandi bo bakiringira isezerano ridahwanije n'iryacu gukomera. Burya icyo ukeneye kumenya ni ukwizera. Mwibuka aho twahereye, gusenga nyako, gusenga Imana yemera. Niba ukeneye kwerekeza umutima we ku Mana, mbere ya byose banza umenye ngo mpagaze muri ihe sezerano, kuko Imana yo ni Imana y'isibuka. Niturangije gusoma Daniyeli rero umwe twavuze, nawe wavukiye ibwami, ejo twabivuzeho, wavutse arya intonurano, wavutse arya ibyo kurya byaterekerejwe, wakuze basekuruza bakora basenga ibigirwamana, niyo maraso yakuriyemo. Mbibutse neza ko babatwaraho ubunyage, abantu ntibajye bamenya amazina y'abantu. Urabona umuntu arahinduka kugeza ubwo izina ry'ubwaryo ryufata. Muzi umwami witwa Yehoyakimu, ntabwo ari ryo zina rye mu by'ukuri, ubundi yitwa Eliyakimu, ariko bafata Eli bivuze Imana, babisimbuza ikigirwamana cyitwaga Yeho. Ibaze kugenda ugatwarwa umutima kugeza ubwo niba witwaga Ndagije Imana ukitwa Ndagije vuga rya Ndagije Ryangombe. Uribaza kugeza ubwo umuntu atwarwa n'izina rye akarihindura, ukareka kwitirirwa Imana ukitirirwa ibigirwamana. Niko byari bimeze. Daniyeli naho yavutse, base na basekuru bakora ibizira. Nkuko nababwiye ejo, hari umwami witwa Manase. Uyu mwami ntazibagirana mu Bisiraheli, niwe mwami watwegetse imyaka myinshi 52, ngo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, akora ibyangwa. Kandi uyu ni umwuzukuru wa Hezekiya, murabyumva neza. Yakoze ibizira, akora ibizira. Imana iravuga ngo ibizira Manase yakoze, ngo icya mbere yavushije amaraso atariho urubanza, icya kabiri yaraguje inyenyeri, araguza ibigirwamana, icya gatatu ngo yanyujije abana be mu muriro, icya kane yatambiye ibigirwamana abana, icya gatatu yakoze ibizira byose bibaho. Imana iravuga ngo niyo mwaboroga muti ibyaha bya Manase bizabagiraho ingaruka. Nibyo byaha bya Manase rero nibyo Daniyeli yakuriyemo, nibyo Daniyeli yavukiyemo, nibyo Daniyeli yakuze bamwigisha. Ariko uko byagenda kose Imana yacishimwe cyane. Hari imbuto yeratewe rimwe na rimwe kubw'idini gusa, bakajya mu rusengero bakabasomera amategeko y'Uwiteka. Ngo ariko Daniyeli we ngo agumana amategeko y'Imana mu mutima. Nubwo babatwayeho umunyage, ntiyaretse Imana ye, agumana Imana mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Ejo twavuze amateka ye, murayibuka, ntabwo nsubiramo. Icyo shaka kwivugira ngo umunsi umwe rero, umunsi umwe nk'umuntu wari warize ubwenge bw'Abakaruda, wize universite, akora research, ngo abumbura igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ngo agwa ku bice 29. Ngewe narahasomye.
uhereye ku murongo wa 11 ngo asomye icyo gitabo amagambo yanditsemo ndayakubwira. Aravuga ngo dore ibyo ntegekeye ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, nzabajyanaho iminyago, nzabatataniriza mu mahanga, atariko nubwo nzabikora n'ukubahana gusa si ukubarimbura. Ngiye kubikorera ngo mbibutse ko iyo umuntu anyuze mu isezerano bigira ingaruka. Njyewe Uwiteka ndabarakariye, kandi ukuboko kwanjye kuzabahana n'abanyamahanga. Abo nzabazana bakubite babakoresha uburetwa, nyuma nzabagarura inaha. Nzagira gute? Nzabagarura inaha. Daniyeli ngo asomye icyo gitabo ngo arahaguruka arabara, ngo asanga bageze mu myaka hafi 68. Uranyumva neza? Ngo arebye aravuga ngo aha, imyaka yategekeye ubwoko bwacu irageze. Noneho ngo yibuka ko, nongere nanjye mbikwibutse nshuti yanjye, nongere mbikwibutse, reka ngaruke inyuma gato. Ubundi gusenga ni iki? Gusenga nirwo rufunguzo, subiremo, nirwo rufunguzo Imana ikoresha ngo ifungure uburyo bwo gukora kwayo. Gusenga, urabona Bibiliya ivuga ngo ubwo dukorana nayo, niko Paul yavuze, ubwo dukorana nayo. Yaravuze ngo Imana dukorana nayo gute? Ubundi gusenga, reka nkoresha ijambo rikomeye, ni uguha Imana uburenganzira ngo ikore. Iyo gusenga kutabonetse, duhere basi mu itangiriro, unyumve neza, duhere basi kwa Mose, kugira ngo Abisirayeli bave mu bunyage, bave ya myaka 100 nikwiriye. Imana yaravuze ngo nibutse gutaka k'ubwoko, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, kugira ngo Abisirayeli bazave muri Egiputa bagane mu gihugu cy'amasezerano. Icyo Imana yari itegereje ni ugusenga no gutaka kwabo, kugira ngo Abisirayeli bave mu bunyage aho bari baranyazwe bagane mu gihugu cyabo. Imana yashatse umugabo umwe ukingura, agahindura, akabohora. Ugusenga rero ni urufunguzo rw'Imana ihereza abantu kugira ngo ibone uko ikora hagati muri bo. Nta gusenga ndagira nkubwire ngo ibintu ntibikunda. Ntacyo ndabaha gatoya. Ubundi amateka yose muzasome, hari ububyutse bwabayeho, abantu bajya basoma ibitabo mu myaka y'igihumbi 700 abitwaga abazomvani, bari abantu bo muri Republican Czech. Habayeho icyo bitaga akarengane, bava muri Republican Czech bahungira mu Budage. Bageze mu Budage, umugabo witwaga Zondovani arabafata, abo bakiri inkambi, yari umukristo. Ngo hanyuma habamo amatiku n'ingorane, nubwo bari barahunze ngo babona batangiye guhenebera. Noneho ngo imiryango 24 ukuvuga ngo abantu 48 ngo biyemeza gusenga badaceceka, ngo basenga bakora chaîne de prière, ngo ku buryo nta saha nimwe kuva uwo munsi, unyumve neza ntabwo nibeshye, basenga Imana imyaka 100 basaba ububyutse. Muranyumvise ibyo mvuze? Imyaka 100. Aya ni amateka. Uwanditse icyo gitabo yitwa Liadoni yaravuze ngo ububyutse bwose bwabayeho, yaba bwabaye muri Pays de Galles, yaba ububyutse bwabayeho muri aho bita Streets da Suza muri Amerika, ububyutse bwose bwabayeho ngo bwakomotse muri ayo masengesho. Ubundi kugira ngo Imana kore, ikintu cya mbere ikenera abagabo n'abagore basenga. Gusenga nirwo rufunguzo, no kwiyiriza ubusa nirwo rufunguzo rukingurira Imana gukora. Abaza, reka mvuga ibyoroshye basi, ibyo muri bwumve nzi neza, ni ububyutse bw'igahini. Ububyutse bw'igahini muzasome ubundi bwatekewe Uganda. Abagande nibo babusengeye. Aya ni amateka azwi. Barasenga. Umushumba Imana yakoresheje azana ubwo bubyutse yageze haribabaza, ku buryo wabonaga ari nka toca cyangwa yaragize ikibazo mu mutwe. Barasenze. Abaporosi Imana ibaha umugisha, twarasenze, kuko nanjye ndiwe twarasenze nyabo. Twarasenze, barasenga, basenga yo mu gikoni, barasenze nyabo. Ububyutse bugiye guturika rero, guturikira igahini. Ayo ni amateka azwi. Hari umugabo witwa John Murinde yanditse ibitabo byinshi, w'umugande Dr. avuga kuri ubwo bubyutse, kugira ngo buzaturike rero bwakomotse mu masengesho. Ububyutse bwabaye muri za 80 na hano hirya mu murenge, muzabaza babivuga. Barasenze aho umugabo yajyaga mu gihuru aragiye inka, akavuga ngo reka senge gato. Unyumve neza, reka senge gato, asize aragiye inka, akajyamo akamara iminsi 5 baramubuza.
inka zigataha zikongera zikamanuka. Nyuma y'iminsi 5 bakabona umugabo araje ati twari twaratangiye ikiriyo, twari tuzi ko wapfuye. Ati ngewe mpfa hehese ko nari ngiye gato ngo nsenge gato, habaye iki? Ati nukuri ko Imana hashize iminsi 6. Atoya ni iminota 15 barase. Nibijya bishoboka uzasome uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Iyi niyo mikorere y'Imana, kugira ngo hagire ikiba, yaba mu gihugu, yaba mu itorero, yaba mu muryango, yaba ku buzima bwawe. Urufunguzo Imana ikoresha, reka nkubwire, gusenga ni ukubwira Imana ngo nguhaye uburenganzira, kora. Amen, amen. Daniyeli rero ngo amaze gusoma ibitabo, amenya neza ko nubwo amasezerano Imana yatanze ntajya asohora hatabonetse abafungura. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo hano hari urufunguzo, hano hari umuryango, hari aho utegekewe kwinjira. Kugira ngo bikunde, fata urufunguzo winjize mu muryango, ufungure, hanyuma winjire. Gusenga ni iki? Ni ugutanga uburenganzira, ni urufunguzo rukingurira Imana kugira ngo ibone uko ikora ibyo yagambiriye kera, ibyo yashatse kera. Amen. Daniyeli ni urugero nyarwo numva ntabona uko mvuga ngo nuko amaze kubimenya umva icyo yakoze. Aha rero ndaza tugaruke kuri Yesu, umva icyo yakoze. Ngo icyambere yibutse isezerano. Yaravuze ngo niko atangira asenga musoma, aravuga ngo Uwiteka Mana yibuka isezerano. Imana ni Imana y'isezerano. Ndabizi neza imisengere yanjye yose iraza kubanza gushingira kuki? Ku isezerano. Ni wowe wibuka isezerano ryawe. Twebwe n'abasogokuruza bacu twagucumuyeho bishingiye kuki? Twishe isezerano ryawe, twanze kugendera mu mateka n'amategeko y'isezerano ryawe. Bityo natwe uraturakarira. Dore ingaruka byaduteye, twatataniye mu mahanga. Twebwe turiho igisuzuguriro, kuvuga ngo turakwitirirwa nta wabyemera. Wowe uri Imana y'icyubahiro, ariko dore twebwe twuzuye igisuzuguriro. Akongera akagaruka, uri Imana y'isezerano. Iyo rero usenze Imana y'isezerano nibwo Imana yumva. Ntabwo Imana yumva ibyo uvuga. Imana, nongere subiremo, ikinyarwanda cyo gifite agaciro. Ntabwo kwiyiriza ubusa ubwabyo bifite agaciro. Ntabwo amasengesho menshi afite agaciro. Amasengesho nyayo, kuko nababwiye, Imana ntiyumva gusenga nyabona. Imana isohoza ijambo ryayo. Gusenga ni uguha uburenganzira Imana ngo sohoza isezerano ryawe, ni ukwemerera Imana ngo sohoza icyo wavuze. Amen, amen. Yibuke iki? Isezerano ryayo. Ngo arayisenga iminsi ikwira 20 n'ingahe? N'umwe. Kandi yaravuga ati umviriza uko abigenje. Ngo yaravuze ngo sinzarya, sinziyiriza ubusa, inako sinziyiriza ubusa, sinzarya, sinzakaraba kugeza igihe Uwiteka azanyumvira. Ngo aravuga ngo mpagurutswa no gushakisha Uwiteka umutima wanjye wose. Kubera iki? Kuko mvuga ngo ndabizi neza igihe cyawe gishingiyeho isezerano cyageze. Icya kabiri, wategekeye mu kanwa ka Mose yuko utazabura kutugirira imbabazi. Nubwo twagucumuraho ntuzabura kutugirira imbabazi. Ngo ibyo ubwabyo niho hari imbaraga zo gusenga kwa Daniyeli. Ngo amara iminsi 21. Kwa 21 rero marayika aramanuka, aramubwira ati Daniyeli we, aya magambo araryoshye. Ntiyaraje kumutabara, ngo yaraje kumuhumuriza. Aramubwira ati Daniyeli we, ugitangira gusenga burya ijuru ryarakumvise, kuko ryari ritegereje umuntu uza gukingura ngo ibyo Imana yavuze bisohore. None rero ndagira ngo ubwire ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Iyo ngewe warinza kuba ari ngewe, nakumbwira nti wose uje kumbwira iki? 21 yose se wari uri hehe? Ati umva rero, ati ahubwo n'ubu ngubu ntegereza ndaje. Ati kuko subiyeyo, narinje kukubwira ngo ntugire ngo twarakwibagiwe mu frere. Ntabwo twakwibagiwe, subiyeyo ndagaruka mu kanya ngo hamakuru. Warusanywe n'ikisa? Ati abandi basize hejuru, intambara irarimbanije. Ati abadayimoni babarinda ngoma, barinda abadayimoni b'Ubumedi n'Ubuperesi. Turi mu ntambara idasanzwe. Ati ku buryo Imana yohereje generali uhe Mikayeli, ngo arimo arakurikiza, ngo arimo ararwana. Ibi wowe uri gusengera ku mavi, mu mwuka turimo turabisohoza. Haleluya. Wowe urasenga uvuga ngo dutahe, natwe mu mwuka turimo turagira gute? Turabisohoza. Mbega muribuka Yesuwa ubwo yatwaraga bise, Imana imubwira ngo haguruka mukora amahamba mwambuke mu bice 5. Dore ngiye mbagabije igihugu. Yosuwa yari umujenerali uzi kurwana, yambaye inkota.
ngo agiye kubona ngo abona umugabo muremure uri aho ngaho, ngo aramwegera nk'intwara ati wowe ukura aha ngaho uje gute? Ati ngewe uri uwo mu bandi, uri uwo mu bacu cyangwa? Nibaza ko yarayifashe ati ndakwereka. Undi aramubwira ati sindi uwo mu banyu, sindi uwo mu banzi, ngewe nje ubu nonaha kubera umugaba w'ingabo, ingabo z'Uwiteka. Mu yandi magambo, ntabwo ari mwebwe murwana, mwebwe ni mu mubiri, twe turwana mu mwuka. Nje ubu nonaha ngo ndwanire ingabo z'Uwiteka. Nicyo rero Mikeli yamubwiraga, mu ijuru byacitse, mu kirere wangaje intambara. Daniyeli wewe wapfuye, wari uzi ngo nugupfukama gusa, naho twebwe n'ubu ngubu singumaha, nabaye bagenzi banjye, ndanyarutse, intambara irarimbanije, ndagaruka mu kanya. Narinje kukubwira ngo komera, gusenga kwawe kwarumviswe, ijuru ryakwitayeho, kandi humura bigiye gusohora. Si nibyo gusa, ndakuzanira amakuru. Ndakuzanira iki? Umva rero amakuru yamuzaniye. Ibi byo ni eschatology, ni eschatology, cyangwa se ni ibihe by'imperuka. Ubundi iyo mbajije ngo ni hehe wumvira neza ibihe by'imperuka, Daniyeli Imana yabimubwiye mu buryo bworoshye, ngo iby'ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe. Imusobanura uhereye ngo kugiye Yerusalemu hazasanirwa, ngo kugeza kuri Mesiya. Arangije ngo asimbuka mu icyumweru kimwe, icyo bita igihe cy'ubuntu. Ngo amubwira iki cyumweru cya nyuma, yamubwiye ibyumweru 69, amubwira icyumweru kimwe, arasimbuka ibitabarwa. Ngo amubwira iki cyumweru cya nyuma, ngo ari cyo cyumweru abera baratamutse. Nzabibabwira ubutaha nshuti zanyu, ntabwo ari uyu munsi. Aramubwira ati rero ndakubwira buri kimwe, wibuke neza, ni umurimo w'abanyantege nke, ni umurimo w'abicisha bugufi, ni umurimo wabo wakwita ngo bare babuze icyo bakora. Mu gihe yapfukamaga ikasikasi n'ikusi, abazimu n'abadayimoni, abategeka ibintu mu ijuru byarahungabanye. Actually gusenga ni ukwangaje abamarayika mu ntambara. Iyo utangiye gusenga uba uteranije isi y'umwijima n'iy'umwuka. Iyo utangiye gusenga wowe utabizi, wowe uvuga ngo mwami Imana. Ora hari abantu basenga ukajya uvuga ati nyagasani Imana yawe. Hari umuntu rero ukabona n'umugabo ariko isengesho ry'ukumva rimeze nk'iry'umwana muto wiga kugenda. Mwe ntimurabona agasenga isengesho, kuva agasengesho ke n'agasengesho k'abana. Oya humura, niyo yaba ari wowe, iyo bivanye mu mutima upfukamye usenga, ijuru rirahungabana. Ijuru rigize gute? Oh, haleluya, 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 haleluya. N'ikimenyimenyi uzarebe iyo wagambiriye gusenga, Satani ari yaranja akazana gahunda. Ibinana bisinyira iyo wagambiriye gusenga no kwiyiriza ubusa, gahunda ziraboneka. Afazari yakuzanira amafaranga, kandi uzi ko iyo ukozeho byanga yakwemera amafaranga agafunguka, ariko ntusenge. Siko bimeze? Hari n'abatangira gutekereza gusenga ibyaha akaba aribwo biza. Noneho rero abatazi neza uko akora bakavuga ngo ubuse ngo nabanduhiye iki, ngo nabanduhire iki, ngo ni hahande, ni ha ugore ngo urayihimye. Oya, kumba warakubashije, arakurangije. Gusenga nirwo rufunguzo rukingura iby'Imana yagusezeranije, iby'Imana yasezeranije igihugu, iby'Imana yasezeranije itorero, iby'Imana yasezeranye. Gusa ikibabaje gusenga, reka nkubwire inyungu ya mbere yo gusenga. Nkubwire inyungu ya mbere y'iki yo gusenga. Inyungu ya mbere Imana ihabinginze ni ukubonesha amaso ibyo basengera, ni ukubonesha amaso ibyo basengera. Icya kabiri ni ukurindwa ibyago baba basengera. Uwa mbere ni Yeremiya ngo yasenze Imana, ngo asenga Imana, ngo yingingira Imana ubwoko bw'Abisiraheli. Hanyuma Imana iramubwira ati Yeremiya, aterega ibyo wingingira ntibizakunda. Nararahiye kera yuko nzabajyanaho iminyago, atariko kubera ukuntu wingingiye ubwoko bwawe, wowe kuzajyanwaho iminyago. Imana rero irakabyara, yo kabyara ni Imana y'ubwenge. Iyo dusoma Bibiliya wagira ngo tuyivana muri context. Reka tuyishyire muri context. Yeremiya ngo umwami yaramusanze rwihishwa, aramubwira ati rwose sinanze ko umwami Nebukadinezari azadutera, none se ntawe utwumva, intsinzi ni iyihe? Nabigenza nte ntazadutsinda? Umviriza inama Yeremiya, nawe utekereza inama uri kugira umwami inama. Harimo ati intsinzi irahari, ati ntiyihe rero? Ifate wowe n'abagaragu bawe mwishyire Nebukadinezari mu maboko ye. Urabyumva? Wowe ijyane wigira imbohe, niyo ntsinzi. Kuko nubikora ntabwo azabica, ntabwo azabagirira nabi. Ndaramubwira ati kuva wabaho ku isi wari wabona umwami wishyira undi ngo ngaho ntegeka mboha, bibaho se? Ndaramubwira ati nta yindi ntsinzi ibaho
noneho ngo ibyo umwami abyumvise aravuga ngo nimumujugunye mu rugobo rwuzuye isayo, mumutsinde iyo ngiye atagira amazi, uyu ni umugambanyi. Ngo noneho ayo makuru ngo aragenda agera mu matwi y'umwami Nebukadinezari. Ngo ubwo yateragiye Yerusalemu ngo ageze kuri Yeremiya ati munshakire Yeremiya, ati ni wowe sha wadufashije akazi. Kumbe we azi ngo ni umugambanyi, naho Imana irimo irasohoza isezerano ryayo. Ati uyu mumurinde he kugira n'umuntu uzamukoraho, ngo amusigira abarinzi, aranamubwira ngo kandi ngo ni wowe uzajya biba muri Yerusalemu. Iyo umuntu asenze abonesha amaso ye ibyo yasengeye, bitahise Imana ikurinda ibyago. Hari inkuru numvise, sinzi niba ari ukuri, ariko iyi nkuru narayumvise. Hari umugabo wasenze muri jenoside, Imana imubwira yuko izamurinda. Ni inkuru numvise, nayumvise kuva 1994 kugeza n'uyu munsi sindayibagirwa, ntabwo mbizi ariko narayumvise. Noneho uyu mugabo ngo Imana iramubwira ati ngewe ibikomeye biraje ariko nzakurinda. Noneho ngo arasenga akavuga ati Mana ndagushimiye kuzandinda. Birumvikana yari mu bahigwaga. Rimwe rero ngo baramwirukankana, agenda abwira Imana turibuka ko wambwiye kuzandinda, ariko ngo arirukanka arangije agera ahantu yurira igiti. Interamwe zihageze ati ururuka, ati simvayo, uribuka ibangaho riri uzandinda. Nuko arangije aturuka atoya batangira kurira. Umukuru interahamwe ati ariko se ubwo hagira umanuka agahanuka yabazize iki? Ni mutema icyo giti. Baragitema gitangiye ko abyumva nyine gwe gutangira guseka, aramanuka. Amanutse abwira wa mukuru interahamwe ati mumbabarire mbanze senge. Ati hari ikibazo se senga, hari kitari gutwaye iki senga. None harasenga rero ati Mana, ati ubu rero uraturamye mu ijuru urashinyitse n'amenyo, warambwiye ngo bazandina none bagiye kunyica. Uraturamye n'imitunu urandebye baranyishe ngo waravuze. Uko musetse niko umukuru interahamwe yasetse, ngo araseka. Noneho kagira ngo reba rero ngo mu ijuru Imana ituramye ngo itunuye amazi, bakongera bagaseka. Atego nkaho tukwisha wajya he, ngo baraseka. None umukuru interahamwe aravuga ati yawe iki mu kihorere kabisa. Ngo abandi babaraje ati zanka baraziriye, ngo bava aho birukanka bamusiga aho ngaho. Imana biramukijije. Ati ngewe nakijijwe n'ibitutsi natutsi Imana. Uraturamye mu ijuru rero urandeba n'imitunu gusa kandi baranyishe. Katsi urabyumva nawe umuntu warakaye. Ndagiye ari kurimbwa gusa. Imana ateya ni mumure ati uyu wararenze. Urumva? Imana bigize gute? Mwese muzi Meshaki, nuko tuvuga intwari z'ahandi. Tuzi Meshaki w'Icyangugu wahanuye ko president agiye gupfa bakamufata bakamufunga. Muzabaza ubuhamya bwe. Nabwumvise muri 1995 nari umwana muto, naraguteza amatwi. Uyu mugabo muzi ko yakize yabaye ingirira hato. Iyi Imana iyo wasenze, iyo wingi ibizago, iyo wowe ubwawe witanze ukarwana n'imyuka niyo bizawe, ijuru irakurinda, ijuru irakurinda. Imana yacishimwe cyane. Gusenga n'urukingo, n'ukwikingira, ni assurance y'ibihe bizaza. Gusenga no kwiyiriza ubusa nukugira Imana ngo bya bindi wingingira burya ubu bwiyijuru nguriya we mumureba amaso, mumurebesha amaso. Amen. Reka nkubwire, nabonye ikintu kimwe mu buzima, Imana yo mu ijuru igibika. Reka nabibira ni kwivuga amasengesho ntabora, ngo ahubwo imbere y'Imana hari ibitereko 7 by'amatabaza. Muzi kibamo ngo habamo parfum ihumura neza niyitamye ijuru, ngo iyo parfum nta kindi kibamo na amasengesho yabera. N'amasengesho yabera. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 56:9 iravuga ngo Imana yacu, ngo amarira yacu ngo ntabwo ajya gwa hasi ubusa, ngo ahubwo yashyira mu icupa ryayo, ngo ndetse yayanditse mu gitabo cyayo. Ayo wowe wibagiwe yo ntiyayibagiwe. Amen. Gusenga ni ikintu Imana itajya yibagirwa na busa. Gusenga no kwiyiriza ubusa n'impumuro mu ijuru baba bategereje gusa kusenga, kuko n'impumuro ihumurira neza Imana. Ariko wibuke ntidusenga nkuko dushaka, bishingira ku isezerano. Amen. Amen. Daniel rero yamenye ko igihe cyabo kigeze, ngo arwanisha
Gusenga kwa Daniyeli niko Imana yakoresheje ihagurutsa Ezra. Gusenga kwa Daniyeli kwahagurukije Nehemiya. Gusenga kwa Daniyeli kwahagurukije Zorobabeli. Gusenga kwa Daniyeli kwatumye umwami Kuro yima ingoma. Gusenga kwa Daniyeli mu ijuru, umvirize baba marika barwana, naho ijuru ririmo rirapanga. Rimeze burya Imana irakabyara. Imana irakaba Imana nyine. Imana nijya iyo mu bintu ubu nize gukora, ntugacira Imana inzira. Imana, inzira z'Imana zirihagije. Imana ibwira abisi ati ngewe nzabajya imbere, abanzi banyu nzabirukana mutarwanya, n'ikimenyimenyi nzohereza ingabo zanjye zihe Amavubi. Amavubi nawe tekereza, Amavubi yoherejwe n'Imana. Arakurya mu matwi no mu mazuru, apaka gupfiriyeho. Amavubi afande yabwiye ngo ntumuveho. Namwe nimuyatekereza ngo yangiye mu bise arabarya na bugingo n'ubu ntibaragaruka. Amavubi uzi ibikeri byoherejwe n'Imana, ibikeri ukagira ngo bifite afande, ukagira ngo bigira ubwenge. Bimwe bikajya bibwira na Tora nyuri ibumoso, namwe mu nyuri bunyuri. Bimwe ati twe turajya mu masafuriya, ibindi ati kwa Farawo mu buriri. Kuko Imana yavuze ngo genda mu mutesha umutwe amenye ko ngewe ndi Uwiteka. Gutabara kw'Imana, kurengera kw'Imana nta na kimwe idakoresha. Wowe uzayisenge ntukayicira inzira. Ngewe ndabizi neza Imana ica inzira aho zitari. Imana ica inzira aho zitari. Nawe uzareba ibyo wasabye Imana ijya kubiguha n'ubu findo. Imana ica inzira aho zitari. Yesu ashimwe cyane. Natwe rero nidusenga tubanze twibuke ko mu isezerano rishya, iyo twebwe tubaye ba Daniyeli, mbega dusengera iki? Mwibuke iyo tuvuze gusenga no kwinginga, inshuti zanjye, ntabwo mpindura ubusa ibyifuzo. Kuba ukeneye umugabo birumvikana, ni icyifuzo. Kuba ukeneye urubyaro ni icyifuzo, kirumvikana. Ukeneye amafaranga ni icyifuzo. Ukeneye kuva mu bukode ni icyifuzo. Imana ntibica amazi pe. Mbega ukeneye gukira indwara nibyo, ariko ibyo byifuzo ni bito. Bibabwire ngo iki? Ibyo ntabwo ari byo kwiyiririza ubusa no gusenga. Oya, Paulo rero yandikira Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye, ubundi uru rwandiko rwa abize theology, murabizi ko urwandiko rwa Timoteyo barwita urwandiko rw'abapastori. Urwandiko rw'abapastori, mu yandi magambo, uru rwandiko rwandikiwe umushumba. Dore uko ukwiye kugenza itorero. Paulo yandikiye Timoteyo yamusize aho yari yamusize, aramubwira ngo nkwandikiye uru rwandiko kugira ngo umenye uko ukwiye kugenza itorero ry'Imana. Nubwo naba ntinze ntuzasobwe unanirwe kumenya uko ugenza itorero. Amubwira uko agenza abakobwa, amubwira uko agenza abahungu, amubwira uko agenza abagabo, amubwira uko agenza itorero, amubwira uko hana bacumuye, amubwira everything, nk'uko umuntu ababwira umushumba ngo dore uko uyobora itorero. Rero yashizemo na party yitwa gusenga no kwinginga. Aramubwira ngo irya mbere Timoteyo, ndaguhugurira kwingingira abantu bose, ariko cyane cyane abami n'abategeka, kugira ngo bigende guse, kugira ngo twebwe tube mu mahoro, tubone uko tuvuga ubutumwa, tubone uko dusenga, tubone ko uyu murimo ugenda mbere. Wingingira mbere ya byose abantu bose, ariko cyane cyane witse ku bategeka n'abatware. Si nibyo gusa, ayo mahoro si ukugira ngo tubyare, si ukugira ngo duheke, si ukugira ngo ducuruze, si ukugira ngo tujye Dubai, no, ngo ahubwo ni ukugira ngo tuvuge ubutumwa, kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, barangiza bakamenya ukuri. Ntabwo nyumvise. Umva nkubwire, dore Timoteyo pastori we, niwigisha itorero ukabigisha gusenga, dore icyo bakwiye gusengera, dore icyo bakwiye gushyira ku mutima, dore icyo bakwiye kubabazwa nacyo, dore igikwiye kubafatisha 40 jours kandi ntibarambirwe. Nuko icyambere bingingira abantu bose ngo bigende guse, cyane cyane badutegeka ngo boroshe. Mu yandi magambo, iyi ni resume, ni nko kumubwira intangamarara. Niba rero tugiye gusenga ngo dusengere abategetsi, nawe urabyumva neza, gukubita hasi imyuka irwanya Imana, gukubita hasi imyuka ipinga kumenya Imana, gusengera abayobozi bakizwa, gusengera badutegeka, kubasabira amahoro. Bavandimwe, ndagira nkubwire, uzi kwinginga no gusenga, ndaguhugurira Timoteyo we, dore uko ukwiye kubwira itorero. Ni musenge rwose, musengera abantu, ariko cyane cyane abadutegeka ngo bamenye, barekere Imana gukora.
Bufaransa hari inshuti zanjye z'abapasiteri, umwe muri bo yarahagurutse arambwira ati senga, ati dore turagusezeye, ati ndakwiginze, tisha uzagaruke wabwirije umuzungusha, uzambabare kabisa ugaruke wabwirije umuzungu kabisa. Yarabimbwiye binyinjira mu mutima mbitwara nk'umutwaro, bashaka ko umuzungu zamukurahe. Ngera i Burayi ngezeyo ndeba umuzungu sanga isi yaho, ubu ndacyavuga ngo gusengera abatware n'abategeka, ngerayo sanga isi yaho aho ubura ukubwira umuntu ubutumwa bwiza ubibura. Nahereye kuba ari mu bigishaga abana banjye, ngora uko nshoboye ngo ndebe uko nababwira, natangira kuvuga ati arrête, turakuzi wowe uri pasteur kandi iki gihugu ni igihugu cya laïcité, nukomeza ndahamagara polisi. Njya mu muhanda sinzi umuntu navuganye nawe gusa mubaza ntiwandangira meto byo kwijijisha ngo mubwire Yesu, ntangiye kumubwira ati monsieur est-ce que tu as uba hano, iki ni igihugu cya laïcité, ni wongera ndahamagara polisi. Aho usanga Imana amategeko yararemye systeme ku buryo kuvuga Yesu bigusaba kuba umusazi. Kuba iki? Umusazi. Nibajije uburyo nzavuga ubutumwa, ndibaza ngo nzabigenza rimwe njya mu gihugu cya Finland kuvuga ubutumwa. Hari umuvandimwe wari warampaye kado y'agapira kanditseho ngo Jesus washed my sin. Amaze kukama kameme n'agapira k'abantu bato ntiwakambara ungana nanjye, ndavuga nti mbonye uburyo, ndavuga nti nananiwe kubabwira muranga. Aho muri Finland nari umwirabure ngenyine ari nk'abantu nk'ibihumbi nka 3, nambara kagapira ngo Jesus washed my sin. Nkajya ngenda abazungu barandeba kwe, bamwe bakimyoza abandi bakazunguza imitwe, nanjye mu mutima urabibonye icyo nzi, urabibonye mva mu ndege bose bandeba, urumva nawe umwirabure bati yiwe ni umunyafrika ni umunyamerika simbi, mbega ubona ko byabacanze. Ngera mu Bufaransa, ngeze mu Bufaransa ku kibuga cy'indege nabonye umuntu umwe wenyine w'umukecuru nawe yavugaga icyongereza, niwe wambonye arampamagara tumva ati yes, numva namubwira nti ngwino dufatanye, umwe wenyine. Ngiye gufata imodoka, hari uwaruje kwakira umukiriya, abonye ngo Jesus washed my sin, acira hasi, yanga kuntwara ngiye kumuha amafaranga, acira hasi. Rimwe nagiye mu Bushinwa ndi mu isoko, ndibaza ngo nzavuga Yesu, icyongereza cyanjye nacyo cyari muke. Uzi icyongereza cyitwa muke cyakivuga ngo Jesus ukabura icyo wongeraho, murakizi nawe kimwe cyo guteranya uvuga ati Jesus, ugashaka icyo wongeraho ukajya kandakana. Ndavuga ariko ndakivuga tu, burya kandi iyo uraho batakivuga nawe uravuga nyine. Nibaza ukuntu mvuga Yesu, njya mu isoko, mukuru wanjye yari yantumye ikoti ngo nzayimuzanire, nanjye nabonye aho mbere uko ngiye nkajya nibarisha mufite ikoti sinababwiye ko ubwiriza umuntu bakazizana, bamara kuzizana before I want to know, do you know Jesus Christ? Icyambabaje ni ukubona abantu bose bambaza ngo Jesus is a good quality that you want. C'est dommage, turimo turaseka ariko c'est dommage. Ni mwibaze ubaza umuntu ngo Yesu uramuzi, ati Yesu ni karite y'umwenda ushaka rwose, mbwira iyo ushaka ndayikonera muri iri soko. Uretse umuntu umwe wenyine nabwiye ngo do you know Jesus, ndakubwiza ukuri nahetuye isoko. Mbona umugore ati Jesus, ati ndamufite. Umva rero, umva wamubonye, ati Yesu ndamufite, reka mukuzanire. Ndavuga nti reka munzanire rero, nanjye ndakanwa nti yamushize he. Agiye kuzana mbona agiye hahandi babika amafaranga, murabona babantu bacuruza, akuraho arangiza asokura y'agatabo, arambwira ngo this is a Jesus that you want. Kumbe ni umugabo sinzi bagirwa izina rye, ni umunyamerika yitwaga Abraham, yanditse agatabo kavuga kuri Yesu akandika mu Gishinwa, uwo kamugira mu maboko, ntiyigeze akitaho, yarazi ngo Yesu ni uwo mugabo witwa Abraham. Ndambwira ni no, this is not Jesus. Ngerageza kumubwira, byumva nawe cyongereza, nkanda mu mano mbona kizamutse, mpfa kumubwira, sinzi ibyo namubwiye ibyo ari byo, simbizi niba yarabyumvise, ariko mpfa kumubwira nyine. Ndavuga ntiye ndabani mu baturage, twaraga mu hoteli nziza pe, njya ahantu twicaranye, mpura n'umugabo duhuza urugwiro, ndamubwira nti do you know Jesus? Ati wahehe? Atatuye hano se? Ati yose nasirishiro, yari umujene twahuje urugwiro. Ati ntago ari umushinwa, ati oya n'undi si umushinwa. Ati none se Yesu ati umushaka hiki? Ngerageza kumusobanurira, mubwiye ko ari Imana. Ati yo ticeceka, ati do yewe nizera Buddha, abakuyemo uruntu, aranyereka ati do nizera Buddha. Kugira ngo wumve ko ibyo bintu bibabaje umutima w'Imana, abo bose Yesu yabaviriye amaraso. Ayo ni amaronko y'Imana. Abo ni nkawe n'inkanjye, abo ni abantu Imana ihangayitse yibaza ngo bazabona ubuzima bw'iteka. Umva bakori ku mutima w'Imana rero, abasenga
murabyibuka ba Daniyeli b'iki gihe, ba Daniyeli b'iki gihe nabingingira abantu bose, nabatakambira bategeka ibihugu. Mana kora ku mitima yabo, kingura ubugingo bwabo, reka ubutumwa bwiza bwemerwa, reka abafarasi kumenye, reka abayuda bakumenye, reka bazimiye bakumenye, reka izina ryawe rimenyekane, reka amaraso ya Yesu yizerwe, reka umwami Yesu amenyekane. Data wera kingura, reka izina ryawe rimenyekane, reka abantu bakubahe, reka Yesu yubahwe, reka Yesu yizerwe. Bene abo ngabo, bene uko gusenga gukora ku mutima w'Imana. Malheureusement ikibabaje ntabwo mfite byifuzo metre, ariko wama nka byifuzo metre ngo dupime buri wese hano, ngo dupime byifuzo metre hano. Kandi ndabizi neza erega ari bimwe byifuzo byo mwisi, na amafaranga, na amaso, na abagabo, na amadeni. Hari ibindi usugira ngo nta gishya mwisi y'ijuru. Nabuzukuru ko watangiye gukura, mpera abana abagabo, bampera urugo rwiza, Mana nkize ukode, ngira igishya kiri muri ibyo, ngira. Abo twasbanye nabahaye definition yo gukira. Gukira musiki aricyo, ubundi gukira ni ikintu kimwe, no guhindurirwa ibyo wifuza. Point tout. Wifuzaga rimwe rimwe ngo ya moto, iyo ukize biganyira ya essence. Wakira cyane ukavuga ati ngomba gutega indege, wakira cyane ukajya muri business class, wakira cyane ukavuga ati se ngewe nkize iki ko abandi batega jet, wakira cyane ukimu Kinyamirambo ukaza hehe, ukaza hano Kibagabaga, wahagera ukavuga ati yo baragowe we, ibishingo ni 10,000, Inyamirambo twishyuraga icyatanu. Ibyo ibyifuzo ukabihindura nyine, ayibishingwa akakiyongera akava ku cyatanu akajya kuri meje. Nta gishya munsi y'ijuru, nta cyifuzo ufite cyakanga umutima w'Imana. Hari ikintu kimwe Imana ibabaye, kimwe ni mwingingira abantu bose. Kwingingira iki? Abantu bose, cyane cyane abatware n'abategeka, kugira ngo boroshye, kugira ngo bagire gute? Boroshye. Ubutumwa bwiza bugere muri Iran, ubutumwa bwiza bugere muri Syria, ubutumwa bwiza bugere muri Qatar, ubutumwa bugere muri babantu batumva Imana. Ubutumwa bwiza. Aho abana banjye biga, sinakwambara uwo mupira ngo bazampa abana, nambaye bene uwo mupira ntisinagarukayo. Bavuga ngo n'ikindi gihe ntuzagaruka, iri shuri nta dini rigenderwaho. Cyakora wambaye Nike nta kibazo, wambaye Reebok nta kibazo, wambaye mythologie greke nta kibazo, ariko kuvuga Yesu bibarakaza nkaho batutsi. Umva rero ikikora ku mutima w'Imana. Twingingira bene abo, twingingire bene abo ngo Imana yoroshye imitima yabo, Imana yoroshye imitima yabo, ubutumwa bwiza bwa Kristo bukinguke. Kuko ubushake bw'Imana, icyo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa, barangiza bakamenya ukuri ngo yuko Imana ari imwe n'umuhuza wayo Yesu Kristo. Niba ibyo bitamenyekanye rero, gusenga kwacu ni ntacyo kumaze. Ni nkuko umugaragu w'Imana Daniyeli yasengaga atavuga ngo we nta promotion yashakaga se. Mwibuke Dariyo amaze kuba umwami, Daniyeli yavuye ku ngoma. Sinzi niba mwari mubizi, Dariyo atwaye nta mwanya yari afite, kandi ku ngoma ya se Asuwerusi Daniyeli yari afite umwanya. Dariyo ni wa wundi wamushugunye mu rwobo, murabyibuka rw'intare. Nta mwanya w'igitangaza yari afite, ariko mu by'ukuri igihe kigeze arasenga, atabwira Imana ngo promotion, atabwira Imana ngo nzamura, Mana nyibuka. Muzarebe nta Bibiliya ntitubwira umugore wa Daniyeli, ntitubwira ko yagiraga umugore. Ibaze nawe, kwandika ntibavuze abana be, ntituzi niba yararongoye, ntituzi niba yari incike. Bibiliya nta kivuga kuri ibyo, ivuga gusa umuntu wakoze ku mutima w'Imana. Ku buryo Daniyeli muri Ezekiel 14 bamushyira mu bantu batatu ngo bahinduza gahunda z'Imana. 14 Imana yaravuze ngo nubwo Daniyeli na Nowa bampagarara imbere, Daniyeli na Henoki ngo bampagarara imbere mu ndebere 14, ntabwo nibeshye, Ezekiel 14, ngo niyo Daniyeli yampagarara imbere bakavuga n'abandi ngo ndabarahiye yuko ngiyewe ibyo nagambire ntabura kubikora. Daniyeli yajyaga gahinduza umugambi w'Imana, akayibwira ngo sohoza ibyo wavuze, hindura. Ibaze nawe ngo ariko ubu ngubu bavandimwe, Imana ikeneye abantu bahinduza gahunda z'Imana, bapfukama bakavuga ngo ibihugu nibihindure gahunda. Mana kora ku Rwanda, Mana kingura mu Buganda, Mana rwanya ubutinganyi, Mana kiza
rubyiruko rwacu. Mana reka abantu bakumenye, bene abo bakora ku mutima w'Imana. Si ngombwa ngo bagere imyanya mu rusengero, ntago ari ngombwa ngo babe bari abantu bazwi, ni abasenga ngo isezerano rishya ry'Imana ryinjirwemo n'abantu bose. Isezerano rishya ry'Imana ryinjijwemo n'abantu bose. Daniyeli nawe rero yabwiraga Imana ngo tugarure mu isezerano, ni twebwe maronko yawe, ni twebwe bwoko bwawe, ni twebwe wagiranye isezerano nabo. Nawe Mana ibuka isezerano ubabarire ubwoko bwawe, ibuka isezerano ubabarire twebwe, ibuka. Umva uko yasengaga, Mana ibuka isezerano. Natwe iyo dusenga mu buryo nyabwo, Mana ibuka isezerano irihe watanze Yesu ngo bigende gute abamwizera bose bakizwe. Mana ibuka isezerano, kuko icyo ushaka ni ukugira ngo abantu bose bakizwe, bamenye ukuri. Mana hindura imitima, Mana zana abantu kugakiza. Mana reka miliyoni tuyibone. Narababwiye nasenze Yesu ndamubwira ngo mbabarire, sinzave mu isi wowe kabyara we, ndakwinginze ndakuzaniye miliyoni imwe basi. Uko ni ku mutima wanjye usaba, Mana uzambabarire mve mu isi nkuzaniye miliyoni imwe y'abantu. Amen. Ndabisengera ku buryo nifuza ko n'abana banjye babimenya, bakabivuga batabyitayeho cyangwa babyitayeho. Ndabisengera nkabivuga no kuri YouTube, nkabivuga icyo nifuza, at least 1 million, at least nibura ubugingo miliyoni zamurikira Yesu. Nibura sinzi niba harimo abazungu, sinzi niba abirabura, sinzi niba harimo abakobwa, icyo ni ubugingo miliyoni. Yaba abakozi bo mu rugo, yaba maraya, yaba abatinganye, yaba abanyedini, icyo nifuza ni ukuzana miliyoni nkayishyikiriza Yesu. Iyo ni ryo sengesho ryanjye. Amen. Ngiki gipimo mpimiraho gukenyuka kuri ngi, ngiki gipimo mitiraho gukenyuka. Nintakwiza miliyoni naba nkenyutse, kandi ninyikwiza kuri 99 nzayirya muri aho ngaho mu ndebe 99. Nanone njya mbivuga ngo nikwira kuri 45 kuri nge nzaba mbayeho mu nyongezo. Nzaba mbwira Imana ngo urimba uranyongeza, nagusabye miliyoni mbaye nyinshi nzayishima. Ariko uzaba Kristo, hari abakristo tugira bahora ari bo n'abana babo n'abagore babo n'amazu yabo, ibintu byose bikarangirira kuri bo. Abana banjye kwiga muri Amerika, amafaranga yose niwe, umugore wanjye kumugira gutya, gabo wa amusoni nanjye gutukana. Imana imbabarire, ariko nawe ibaza urumva umeze ute mu cy'Imana ishaka, mu mushinga w'Imana wowe uri kure yawe. Kandi mu Imana yangiriye neza, ineza urya ukarera abana ukabigisha muri Amerika, ukabatangira minerval, ukamaze kuzuza amazi abiri n'iy'umusaza. Ubwo rero urumva ko Imana yakugiriye neza. Iyihe neza ninde wazanye kuri Yesu umwe nibura? Ni ryari ujya upfukama amavi yawe utivuga? Unyumva rero, abarusha abandi kuba beza bavuga amadini yabo, abarusha abandi kuba beza. Itorero ryacu rirebe, Mana turebe, urebe cathedrale. Reka mvuge kuko ari turi, reka nivuge cyangwa ngewe, urebe vivante. Actually ntabwo ari Imana dukunda, turikunda twebwe abantu bacu biyongere. Hari ikintu kimwe nzi nzahagarara imbere n'ubu hagira unshinja, nta mukristo ndatwara pe. Vivante nta mukristo nigeze ntwara n'umwe, n'Imana irabizi. Abankurikiye sinabiba nta yewe, namwe nimbabwira muzabivuge kuri YouTube. Ntawe nzabwira ngo ngwini wacu, iwacu se ni mu ijuru. Hari abamagaye pastor, ndashaka kugukurikira, ndashaka kuza rwose. Nta kibazo, ntawe twirukana, ariko nyine nze muri Vivante niho usengera. Bose nbabwira ntariko muri Vivante naho hari ibibazo, uko hari abantu ati nge nazi wanyu, nkabwira nti iwacu. Kandi ubwo benshi bavuga ngo baramvuze ntibansuye, ntiyo iwacu rero tuzagucuranga. Tuzashyiramo melody. Iwacu nta minwa bagira se. Ukava Kicukiro ngo ngiye naragiye. Kandi abantu bajya bashukwa n'utuntu, yamara kubona akazi, yamara kubona udufaranga, ngo nta gisengera Kacyiru yazamutse cathedrale. Niho hari abantu basobanutse. Satani akorana n'abasobanutse mu gisirimu, niko ateye mu gisirimu. Hari n'abasigaye mu rugo ngo ubwo yarakiranutse rero ngo ngewe abantu nabavuyeho. Wewe wabaye umumarayika, abantu wabavuyeho. Tubwira uburyo wakoresheje natwe tuba abamarayika nkawe sha.
hahirwa abantu batirebaho, hahirwa abantu batirebaho, bakubita amavi hasi. Iteka uko usenze nshuti yanjye, uko uteka uko usenze, apana kurya. Urabona ngenzi neza ahantu dusengera abantu ni mu kurya gusa. Mana turagushimiye ko ifunguro rya none tugeze uriho umugisha. Wibuke niba atabibonye nirya ibyo uzashaka kubyihorera. Ubundi kuri ngewe mbere yo kuvuga ngo wibuke abatabibonye uzavuga ati ariko ninde nagaburira uyu munsi, uzaba usenze neza kuruta. Ku rusengero by'amahirwe hari abakristo hano, hari abakristo hano bantangira ubuhamya twigeze gukora 40 jours. Ndababwira ngo mbere yo kuza hano please dore 40 jours uko zikorwa, nibanze mu bari byo murya saa sita mubizane. Niko gusenga nyako. Ukubita imibare cyakora mu Kristo umwe nabonye yarankubita imibare anzanira 21. Arambwira ati muri 20 yejo narabaze ni umujene sanga narya 21,000. Ati none rero nari nyakuzanishi. Vraiment ndamushimira pe. Hari undi nabonye we yaravuye i Burayi, cyakora abazungu barakabaho, yaravuye i Burayi. Yarangije ambwira ati reka ibyo watubwiye ejo narabyumvise, munazaniye umujene inusu, aturare kurya inusu. Ndavuga nti wowe uri seriye kabisa. Kandi yayinzaniraga buri munsi, ibyo mvuga sinkabya mwishashe ndabyibuka. Nari kurya inusu dore n'ibishyimbo akira. Mbwira abantu ni 40 jours twegeranye imyenda. Hari abo twambitse murabizi, ntitwagiye se twajyanye imyenda tugiye gusura impunzi zirukanywe Tanzania. N'icyo gihe tuvuga ngo kwiyiriza ubusanyako niko yavuze Yesaya ngo nukugaburira impfubyi tukagaburira abapfakazi. Ngewe njya mbabazwa n'amasengesho yacu. Muzarebe muri iki gisibo abasilamu barabizi nibwo bwa mbere bongera umubare mwinshi mu basilamu. Nibwo abasilamu bongera umubare mwinshi. Kubera iki? Bita gusa kubabaye. Bafata bya bindi bakariye bakabizanira abakene bakabagaburira, bakavuga ati sindi Imana ibaho niyihuretse Imana igabura. Naho twebwe twirebe nitugeze muri 31 ni bande bari ibyo twakagombye kurya. Biri hehe? Birihe? Ese undi ko ari wiyirije bijyagiye hehe? Byamahirwe ngiye ku cyumweru nzagenda, murantwara ikize. Ejo undi nzagenda. Nzagenda. Birihe? Mwabyumvise byatworohera ku iyi katedrali, iyi ibihumbi byuzura nta kindi dukoze. Kubwiza ukuri bavandimwe, babwizo. Bibiliya iravuga ngo hari ibintu bibiri bitamenyerewe. Icyambere, nta muntu numwe ku isi udakunda umuntu utanga. Numwe ku isi ngo umuntu utanga ngo tuba turi imbere ye tumubwira utugambo ko kumuryoshya aryoshye, kuko tubizi ko ari buturamburira amaboko. Icya kabiri, twese twanga gutandukana kose ni kubi, nuko gutanga kose ari ku isi. Gutanga kose ni ku isi. Hari umukozi wakunaniye gusenga, umukozi wo mu rugo, mubabarire bya byombo yakumeneye, mubabarire bya byombo. Bona hari abagore bari danje abara amasahani birahura ati ibi birahuri ibi amaze imyaka 25 kandi yarabishyingiranwe s'il vous plaît. Ati birahuri nabizanye mu birongoranwa 25 irarangira, ukagira ngo ihamura yakimena rero ati shahu nzagukata shahu. Zigira inshuti yaravuze ngo mugiye mubabarira ngo burya ngo niko bipfa, ibirahuri nta kundi bipfa birameneka. Nibura 40 jours n'abana we bakagombye kubakurira ibihano, abakozi ukabongeza, mvuge gukisa ugasura bene wanyu omwe. Urona hari abantu tujya twibuka basiheri wanyu. Nshuti zanjye, niko kwiyiriza ubusimane kunda, ntabwo ari ukwirebaho. Oya, nugupfukamisha amavi ugasohoza isezerano ry'Imana, ukayibwira ngo watanze Yesu. Mani uyu muceri nagombaga kurya, mani ibi birungo dore mbihereje abantu babandi bababaye, ngo nabo ubibuke nimbabwira ko Yesu abakunda bazabyakira. Dore kwiyiriza ubusanyako. Usimpari ningaruka muri vivante ntituzabireka. Subiyemo ntituzabireka. Niba ari iminsi 3 zana iby'iminsi 3. Dufate bakeyita n'abandi tumanuke hahandi hepfo urabona, tubashyira ibyo kurya, tutabashyiriye amagambo, tubabwire ngo twari tuje kubabwira ngo turabakunda, tubasigira agafiritisha. Niba ngombwa tubabwira ati ese mufite amakara tusige tukabatekeye, ubakubitire biriyani, babwira ati muze dusangire, Yesu arabakunda. Ndakubwiza ukuri atazazamuka ku cyumweru. Ku cyumweru azavuga ati tujye gusura rya torero riteka biriyani.
abarokore dukunda Yesu ku munwa, nicyo kibabaje ku munwa. Hari n'ibindi byinshi twakora, byinshi cyane kandi bitagoranye. Kristo Yesu amasezerano y'Imana akagira gute? Agasohora. Muri buka icyo dusohoza se, kugira ngo abantu bose bakizwe, bamenye ukuri, bamenye ko Yesu ari umwami. Nguko gusenga kugira imbaraga, nguko gukora Imana ku mutima, kwiyiriza ubusa gukora Imana ku mutima, ni ukwibuka ko Yesu Kristo ari isezerano rishya, ari we Imana ishaka ko abantu bose bamenye, kuko umumenye abona ubugingo buhoraho. Umumenye agira ate? Abona ubugingo buhoraho. Icya kabiri, ubuzima bwe burahinduka. Icya gatatu, yuzura ibyiringiro. Icya kane, tudaha agaciro, abona umuryango, aza muri bene se. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Naho ku cyumweru tuzareba gusenga kwa Nehemiya. Nehemiya yarasenze, noneho tubihuze n'isezerano rishya byinshi, ntabwo twabyibagirwa. Humura ntituzatinda, ndabizi ku cyumweru turihuta. Nehemiya yarasenze, hari cyabaye. Icyo cyabaye nicyo kiba iyo dusenze. Reka sorese kuraka ngaka. Abarokore twitiranye ibintu bibiri. Hari amagambo abiri yenda gusa, kandi koko nanjye ndabyemera mbimenye vuba. Ijambo ryitwa ububyutse no guhemburwa. Ububyutse ni iki? Murabizi ko bitandukanye. Ibyo mu Cyongereza bita awakening and revival. Guhemburwa ni igikorwa gikorerwa bamenye Imana. Ububyutse ni igikorwa kibera mu batizera. Amen. Iyo abantu basenga ngo Mana ndakwinginze sohoza isezerano ryawe, uzi icyo abavuga ngo suka ububyutse, kuko ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko Nehemiya we ntabwo yasabye ububyutse, yasabye guhemburwa. Biratandukanye rero. Guhemburwa byivuga ngo ni bring back to life, ni ukugarura abantu mu buzima, nicyo bita guhemburwa. Revival ni ukongera gutuma umuntu abaho. Rero iyo tubwira Imana ngo duhembure, ni ukuvuga ngo turafite ubuzima kuko twakwizeye, ariko ntaho dutandukaniye n'indembe mu mwuka. None ongera usuka ubuzima, utuvane muri koma, twongere tubeho. Rero Nehemiya gusenga kwe tuzabona uburyo iyo tumwirebeyeho natwe tuzana guhemburwa mu itorero, hanyuma abantu bakabona ubuzima. Abasengera muri ADPR karibu, abasengera muri Vivante karibu. Ku cyumweru tuzatuba tuganira amagambo meza. Imana ibaho umugisha, Yesu abagirire neza. Amen. Amen.